kuwa mbere nta giceri, kuwa kabiri nta giceri, kuwa gatatu nta giceri, kuwa kane, kuwa gatanu no kuwa gatandatu yewe no ku cyumweru nta n'igiceri kijana umuntu yinjije. Yarangiza akabakobwa bagowe ngo ngiye guterera. Uwibucaba wakiyemeza, Uwibucaba ibi bintu ubona uzabishobora? Wagiye ubwo washatse icukura kuko washatse icukura, ariko si ubwo ku nanjye ko ndi kwirenganya ubundi ubu nakora iki? Akuze n'ikindi amafaranga y'abasore ngiye kuyarya, ngiye kuba indaya ngore nyarye, abashiki bacu bayarya ntacyo baturusha, kugenda ukibebeza. Ariko ubundi kamanze nitoze, mama nzabikora gute? Ndagenda niyo baby meze bite nanjye nika Uwibucaba. Okay, mwanzuro nuwo nje kubyigaho. Iyi minsi rero bikomeje kugorana, ntakibona ntera. Abakobwa baragenda bakabura burundu ku buryo wagura n'uwuhijana ko hasi hejuru ndakibona paka ninje nacu ngiye gushirika ubuti kabisa. Uziko yazanye umugese ndagaca tagaswingingi, ariko ngomba gufata gahunda yenze ntera. Buriya muri karaka bari kuri wa mujama Yigize nta waburamo n'uwa senkisa mbandoga rwagataraka, nta haburamo n'uwa senkisa. Ngomba kugenda mfite gahunda, ahubwo hari nimero ye nawe mfite, ariko hoya ibyo ntago ari ngombwa, ndaje kumwirebera ngiyewe. Amafaranga nanje ndayana. Okay, gahunda ni ngiye kugenda kwa Yigize. Icyo Uwibucaba ubu nanjye ngiye kujyana neza. Icyo Uwibucaba noneho umusore ndabona ndamukura ndayarya nongere nyarye kangenda. Umunsi se kazimwe ndakica umuzungu nese uyu munsi abakiriye batondo kugira saa sita ibyo byanzira. Salama Yigize, bimeze bite n'ibana yawe nabi ntabisoma kabisa. Ubundi cyambere no kugongaho musara cyane nuko nabyaguranye uyu munsi kandi ndazinwera cyo koza mutangiye kuza ko rujoshera abagwenge. nuko ikibazo nuko batabikunda ndani ndakinwera nande kanicare mbikurikiranye wagira tukagira tuzigize uyu nguko se ntabwo yashakira byinshi mu mazi yararukamye. mba narurebye usibye ko wenda batari kuza neza, ariko baraza bari kuza mwana nose ibaze babuze ntanjye ukagira ibibazo ufite nkaya n'ibyo mfite ibibazo mfite. Ibibazo nawe wakinyenyeriye ngo ni imvura y'ibibazo wageze se ni ibibazo gusa. Oya da ako bro nawe uri umujama wenda twarakuranye quartier nawe urabizi ndabizi ndakuzi ubwo wenda wewe wadusize genyero wewe ukaba wifitiye ibintu by'ibara, ariko nje mfite ikibazo mwana ko nanjye mbandukurikirana kabisa. nje nkubwire mwana ikintu cyitwa bakiki yabaye ingara umwana yarabuze ko byakunze ko biba bihari. ahubwo nkawe ubu ufite akantu kakabara nta kuntu nyine baba birasa hano kuntu sibyo umunsi bataje undi banyuranamo ngo ndaharara ndahagota. dore umukiriya wo ntibivuga muri aho mushaka iki ndakomeye ushaka iki nanjye nje kunywa tuguhagaki hariho akagwa udufunze mwansomya
ndasoma wowe umuhe ntari wowe umuhe ntari karengetse ntabwo yashakiye ubwinshi mu mazi iyo baby zone zo baby zone zo ahubwo tuguhagaze suri baby baguhagaze na apafutse na abengutse akantu wafata bagutemo n'akantu nyine twimwe sibyo hariho twa primusi uduhuza wafata nta tumarito se duhari mwana nako kamusiteri naje gutuma kamusiteri akariko ka mitsingi karahari ntaribi katsindagira n'ubwo rukundo nimba nk'ushaka kurugira ndi kubona uyu mwana rwose ntacyo atwaye ntaribi ryiwe baguha iki se baby yo baby genda nyibere ka mitsingi ntaribi ako karahari cyane ako karahari mitsingi noneho tutari gusoma ndasoma amafaranga se ko tuba tuyafite baguhe n'ebyiri nta kibazo mitsingi ibyo ni ibintu byoroshye kubera iki ugira isoni karahari nta nagafunguye yinywere naho ubundi ntayibonye wasanga wenda uje uri igisubizo cy'ibibazo maranye iminsi biracamo bimeze gute hari umuntu wamaye agakomande ntagira bikurikiraniweho gusa mwana ntangiye kuvugishwa ntangiye kumvugisha none ko rero nawe ndi kumva natangiye kugukunda ingo umva ko mfashe imeze neza ni byiza cyane amakuru y'iminsi biracamo nose ko nakwishimiye ngenda akomeje cyane ariko ntabwo ujya mbona ko mafite na gahunda ngenda akomeje abasore bitegera umujya mubesha njyewe uri kureba ukambonamo ibibesha koko njyewe ntabwo nakubeshya abandi ni uko bavuga ntumva ko se ahubwo kutari no gusomaho afata no kunsinga ugasoma ugatsindagira aho ntabwo udakora na mwe ingwaga si hisi igenda ujya ubundi weho witwa njyewe se njyewe amazina yanjye nta kibazo njyewe nitwa Patizo ahubwo mbega akazina keza k'ibogari urabona ibyuma tuba twarateruye ubu nawe ewana yisanzure rwose isanzure nta kibazo isanzure ntarimo ndikumva urukundo rwatangiye kujya ahantu mpora mbivuga uje uriho igisubizo cy'ibibazo maranye iminsi we umva barumani bimeze gute niboneye umwana ufite nyashi tugiye gupanga ibyo kuja ku Gisenyi byakunze se tubikora ko umwana nakeye nubona nanjye mfite umugore nawe aka kabari kawe ndanakantu urandangira abakiriya nta kuntu haburamo amabisi cyane haba hari abantu batwika hano reka n'utumba mfite tuba dutwika bigaragara se mwana ubwo nanjye kanongere ngongeho niko bimeze kabisa ruba rw'isi nagira wamanguka kungaho ujya ko nanjye muri kundisha aya nawe wowe uri nyiri kabari wowe urabikora nta kibazo ahubwo ko nange mwatuma umuntu ajya muri fagitire nuko mfite umugore gusa ariko yanatsinda nkorera fagitire mwana nkorera fagitire urabona ubwa mbere azanye tubiri yari yarazanye umugesi ubwa mbere azanye tubiri nakura bizi nawe wasomyeho urapfasha kwishyura wenda azana bingahe oya da oya n'ubundi ariko nta n'ibirenze nta n'ibiragirira hepfo batagira ngo hano gira amafaranga oya amafaranga yo mbese buriya byari 200 ngiye no kugira isoni byari 200 oya wigira isoni none se kari akantu ntabikaze akira wowe nta kibazo mbese ubwo desa reka hano wasomyeho ariko subizi ariko ntari ari wowe uzanzanira n'abandi tandaburiza nyine ni iki yoga n'amafaranga sheri ariko nawe manzi ugira vuba manzi nawe wari uyikumbuye oya gahoya oya mugire muranangana n'ubundi niko biba bimeze nabonye ubwiza bwawe mbegenda utatwumvira gahunda nke oya reka mbe ndinyingirira ntari mbe ndiyitigitira icana mwana none se bebe bimeze gutya yawe ushobora kugitinda gitadutwara ngahera ariko ibyo nta kibazo ikibazo cy'amafaranga ntaribi ikibazo cy'amafaranga ahubwo ufite time
mfite igihe ngo tuzagende tubikurikirane ariko nawe rero ugabanya kundeba ugatuma ibintu bise bizamuka agapiti ufite tayimu ubwo numva ibintu nta kibazo ari amaneza gusa niko nta telefone ubwo wasanga ufite ikibazo cya telefone amafaranga arahari nahita nyigura byambayeho gusa ni ibiki wagize ikibazo ariko ngende igisubizo cy'ibibazo byawe sibyo ikibazo ubundi twahura ku munsi wano dore nkahita mutura ibibazo byanjye nawe nanjye wowe ntugire ikibazo niyo mpamvu nanjye nkubwiye ngo shaka igihe uzagende ku mazi tuganire noneho uzambwira byinshi ntuzansangiza byinshi nta telefone mfite fone narayigurishije sinakubwiye ntiburi igisubizo cy'ibibazo byawe amafaranga ugiye kumurira fone amafuza amafaranga mfite nawundi ni wowe wanjye itetera ko nawe rero nawe urakoze nawe uri mukamana oya da okay ubwo ngubwo tuzongera guhura ryari nimugoroba wongere kugaruka muri aka kabari rero nutubyuzuze neza tuhite tujye ku mazi ariko nyine tugende none ndabikurikira akanya wongera kumenya yego yari yarazanye umugezi ariko nyine nta kibazo turabipanga neza sawa ntari nanjye ndakwemera si ubizi si sawa yo bebe usa nkaho utwica gahunda wewe uri njye wayi usa nkaho utwica gahunda ariko usa ahantu hakonjera hariho imbeho ko rero iyo nakwishimiye amazi ubu ntakonjera ntacyo atwaye atwaye utagwa mu bwenge utagwayo nta kibazo rero aribyo nkubwiye abantu b'abakozi b'ubu ngubu nabo ntibaba ari abakozi hoteli ziba zarashyizeho iki kiyaga hanze muhamagara hano ariko ugira ngo amafaranga tuba twarayatoraguye wagiye uza ugakora ibintu umuntu ukamukorera serivisi akakwishyura amafaranga akakwishyura banguka ibyo byo kumbwira ngo uraje ibyo nta kibazo biravuba ibyo ugira oke ntaribyo ubona wa mukozi yaje ariko rero ikintu cya mbere hano hari kondisiyo tugiye kumvikana yego boss sibyo ibintu iyi mitangire ya serivisi yanyu ngiye ntabwo ndi guhamanya nawe nk'abanyamagambo benshi wowe ukora ibyo ndaguhembera we urabona nazanye icyana hano wewe wowe ukora serivisi neza nta kindi sibyo umwiteho rega boss buriya akazi tuba tutumika buriya nuko abamo akazi kenshi natwe ibiceri biba byaratuvunnye biba byaratubabaje mwana turabizi rwose ariko nyine mwanga murakora ko nari imaze iminsi uko gira vuba boss aho tuwukora gase oya ngiye yego ndayaguha ariko se nta kibazo wowe mwiteho gusa nshaka ko ajya ku byango ye n'icyuki wabibonye rero avuge ngo narihaye umbuto no minsi yose nari imaze nakibona nakemwa ry'amapfu byumvikana yemeye kabisa yeye mbega kubikora neza arimbuye aya ndayabakata iyi impanuka ihangane boss abrasoza sha usa nkaho ndi kurangiza boss uzi musigaye mwagira ngo mwaratwize ntabwo wandebera ukakaja mu nzira nanjye nkagenda ngaho gira ibyo ugira kaze nkureberera arezi iwawe ukavuga kitu murebera amafaranga tugatora kubisa wa mungu murebera amafaranga uyu mwana maze ugira keya murebera amafaranga ayanda bora ndakwishyura ngahe boss nikamesa gusa isenyisa ndi kubona haje igihumbi iyo ni tipu ntaribi wakoze akazi neza nta kibazo ntaribi kangira ibyo nkurikirana mbese icyo zingubwa muguru uri kugenda vuba vuba natwe bibi wize gute
amazi rero ngenda kwemera buriya naba twahuriye ahantu nahise nkwemera nanjye nahise ngukunda amazi tuje no mu mazi nyine no muri iyi pisine yacu njyewe tubyabaye bihagije iki uregira tugire uravoma nyine uravoma mu myenda kaze tugire twoge nyine kuvana imyenda yose tubaga wambaye vanamo nyine nirebere no kuri jaga nayatanze narebye neza sibyo ntaye tuba nyine tugiye sera bebe bimeze bitari kuri nta kibazo ntaye wasanga wenda iwanyu muba mwishamba nta kibazo ntabamenya nari kuvuga ujoro mu mazi wowe yinura inyiko abakobwa bafite ubwabo abatekamutwe babaye ijyaguye ubaye ajanye pe imisigimba mfite gahunda umugezi uriho no kuzayica ariko aho nzamufatira nzamwereka uretse rwose bimeze bite uretse rwose ugenda no kwitotomba ibibazo muhuye na abatekamutwe babaye benshi cyacuki akashagahinda kimo ukamenya nyinshi agenda ibintu ubu nje nanarakaye nta n'ibintu byinshi turi kuvuga mbese bigena kiwe cyacuki watubuza umwana ubwawe uza uzisunda oya da turi kumwe nzakubarira sinyariye telefone amafaranga yowa disi we kazi nari narakabuze ariko Uwibucaba utatekereje kare ubundi karibu dayari